ku cyumweru ukwezi kwa mbere itariki 11 2026, uyu ni umunsi wa 11 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi. Izo ntambara zose uri munyuramo, izo ngabo nyinshi ureba zikugose, humura, uyu munsi ndazikugabiza. Amen. Igitabo cya mbere cy'Abami, ibice 20 umurongo wa 13. Uwo mwanya haza umuhanuzi asanga Ahabu umwami w'Abisirayeli, aramubwira ati, Uwiteka aravuze ngo, tureba ziriya ngabo zose uburyo ari nyinshi, uyu munsi ndazikugabiza, umenye ko ndi Uwiteka. Amen. Urarebesha amaso izo ngabo. Amaso yawe arakwereka ibikomeye kandi biruhije. Amaso yawe arakwereka ingabo nyinshi. Amaso yawe arakwereka ibica intege. Amaso yawe arakwereka ibidashoboka. Amaso yawe arakwereka iyo misozi ikomeye miremire iri imbere yawe. Amaso yawe arakwereka iyo nyanja y'ibibazo ikuri imbere kandi ugomba kuyambuka. Ese amaso yawe arakwereka iryo tanura ry'umuriro ugomba gushyirwamo? Yego, ariko Imana yawe irakubwira ngo humura, izo ntambara zose uri munyuramo, izo ngabo nyinshi uri mureba zikugose, ngo uyu munsi ndazishyira mu maboko yawe zikugabize. Mana, urakoze kumuhaye kubohoka kandi umuhaye ingabo zose zamurwanyaga, mu izina ryawe Yesu. Amen.